uyu munsi rero nkaba naje mu gikorwa cyo gutanga kimwe nk'undi mwene gihugu wese uje bisabwa gutanga ibyangombwa bijyanye no gutanga kandidatire ku mwanya mukuru w'igihugu. Ni intebe iri significatif, ni intebe ihindura ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ikizere mfite ni ukuba nshobora kudepoza kandidatire umuntu wangize undi we akiri mu bakandida uyu munsi. Ushima nk'igihugu kigeze n'abacyubatse uje guhangana nabo cyangwa no kwigaragaza? Sinzi impamvu dufite imyumvire yo kumva ko politike buri ari uguhangana. Rero imyumvire iri bananiye ikwiye kuvaho, hakaza imyumvire ivuga ngo let's do it, reka dukorere hamwe tureke igihugu cyatera imbere. Kuwa gatandatu tariki ya 8 z'ukwa gatandatu isa 12 z'umugoroba imihanda yose izerekeza muri Kigali mu nkera Ikezi Mihigo Migabo live concert twateguriwe na Cyusa n'inkera. Ngwino dutara mu Rwanda hamwe n'itorero Inganzo Gari, Ruti Joel Rumata wa Musomandera na Maria Yohana. Zigaba icyicaro cyawe ugura itike ku 10,000 ahasanzwe 20,000 mu myanya y'icyubahiro ndetse n'ameza y'abantu 8 ku 250 cyangwa umwanya umwe ku meza ku 35,000 kandi munahabwa icyo kunywa. Warubizi se uguze itike ubu ugabanyirizwa hafi 20%. Ukeneye andi makuru waduhamagara kuri 078 78 3 78 02 cyatewe umungana. Reka tubaye ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu by'umwihariko abadukurikira kuri Mama Urwa Gasabo. Nk'uko mu biganiro byacu byatambutse twabararikiraga kuza gukurikira abasaba kuba abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ndetse no ku yindi myanya. Muri iki gitondo ku isa 5 zuzuye Thomas ageze kuri komisiyo y'igihugu y'amatora azanye ibyangombwa yasabwaga kugira ngo asabe kwemererwa kuba umukandida. Mu ishusho agaragaramo itandukanye n'iy'abandi bakandida bigenga nkuko baje hano, hari abaza bavuga bati imodoka zabuze, abandi bagize bate. Ni umugabo ugaragara ko atuje, ariko mu mvugo ye irumvikana avuga ko agomba gushyigikira ibyagezweho, kandi we kuba ku myaka ye 35 yumva ari impamvu ikomeye yo gushaka kujya kuri uyu mwanya, kubera ko ashingira ku gihugu cyatanze amahirwe kugira ngo uyu munsi abaraha. Akomoka mu karere ka Rubavu, ni umurezi avuga ko amazemo imyaka isaga 10 yigisha abana, akavuga ko aramutse agira icyizere n'abaturage yakomeza gushyiraho gukomeza kurera. Akatanga urugero akavuga ati igihugu cyacu ntabwo gifite ibintu bihambaye byatuma buri munyagihugu yihaza mu butaka cyangwa inkomoko, ariko abantu bafite uburezi bashobora kwibeshaho. Wakavuga ko ababohoye iki gihugu bagatabara uyu munsi bakaba bari umutekano bari bato batari gito, akaba ariyo mpamvu ngo bashaka gutera intambwe mu kirenge cyabo kugira ngo abashe no gukomeza kubaka igihugu. Reka tubaha akanya kugira ngo mukurikire uko asobanura nuko urugendo rwe rwagenze kuri komisiyo y'igihugu y'amatora muri iki gitondo. Tubahaye ikaze igikorwa tugiye gukora cyo kwakira ibisabwa umukandida wifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida. Tukaba turi busome ibisabwa bagenda mubiduha, hanyuma tukabasobanurira igikurikiraho. Icyambere ni ibaruwa itanga kandidatire, umwirondoro, amafoto 2 magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita ndangamuntu, icyemezo cy'amavuko, inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite.
icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha. Icyemezo cy'uko yagaragaje inyandiko y'ukuri. Icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu. Mwaturebera kuri ya ngingo ya mbere bigomba gukurikirana. Icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Igikorwa dukurikije turimo gukora ubu ngubu nk'uko twabibamenyesheje, ubu turakira lisiti y'ababandi nibura 600 ariko zikazasuzumwa nyuma. Ibyo tureba ni umubare gusa. Murakoze. Bwana Hakizimana Thomas, Habimana Thomas, twagira ngo tubagezeho inyandiko igaragaza ibyangombwa mwadushyikirije mwaduhaye, hanyuma murashyiraho umukono kuri kopi ebyiri natwe dushyireho umukono, bityo musigarane kopi igaragaza ibyo mwadusigiye. Murakoze.
nahageze nasanye niko nabibwirwa ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ryisumbuye n'umwarimu. murakoze nagira ngo tubamenyeshe ko igikorwa twakoraga cyo kwakira ibisabwa n'amategeko umukandida wifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika bwana Habimana Thomas tugiye kumuha kopi y'ibyo twakiriye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Habimana Thomas nk'uko babigarutseho. Ndi umugabo ndubatse mfite umuryango, ndi umurezi nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Hope Technical Secondary School riherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi. Ubusanzwe mbere y'uko mba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri nabaye umurezi imyaka 10. Uyu munsi rero nkaba naje mu gikorwa cyo gutanga kimwe nk'undi mwene gihugu wese wujuje ibisabwa gutanga ibyangombwa bijyanye no gutanga kandidatire ku mwanya mukuru w'igihugu. Icyabiteye nta kindi ni uwo ndiwe. Ni ukuvuga ndi umwe mu babyirutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ndeba ukuntu igihugu cyiyubaka, ndeba ukuntu inzego zitandukanye, sectors zitandukanye zitera imbere. Ntekereza ko mu myaka 30 ishize ntabwo twagiraga media house ingana gutya, ariko ubu reba uko bimeze. Kimwe rero n'izindi nzego zitandukanye, nanjye career politique and career na development mu buto bwanjye, nkura numva ko umunsi umwe igihe nk'iki mu myaka 35 isabwa n'amategeko n'inyuzuza nzaza gutanga kandidatire kugira ntanga umusanzu mu kubaka igihugu cyanjye, ntanga umusanzu mu gusigasira ibyagezweho mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Urugendo rwanjye rwa politiki n'ubuzima bwa buri munsi, kubera ko ntabwo yobora ikigo cy'ishuri utari umunyapolitiki. Rero ubuzima bwanjye bwa buri munsi mbaho nk'umunyapolitiki ukunda igihugu cye kandi wifuza kubona igihugu cye gikomeza gutera imbere. Icyizere ufite ukurikije abo muhanganye cyane cyane ko harimo n'umukuru w'igihugu kingana gituragishinga? Icyizere mfite ni ukuba nshobora kudepoza kandidatire umuntu wangize uwo ndi we akiri mu bakandida uyu munsi. Ni iby'agaciro rero kugira ngo nanjye improve ko imbaraga ubushake guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizemo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, uyu ni umwe mu musaruro. Icyo rero ni icyizere gikomeye cyane ko mpagaze hano uyu munsi nyuma y'imyaka 30 y'amahano igihugu cyacu cyanyuzemo. Ntekereza ko ibyo ubwabyo ni icyizere. Ku bijyanye n'uko umwanya wahatanira n'undi ujyanye n'abadepite bigenga ku bakandida n'undi bigenga ku kitatekereza mu bakandida bigenga ku badepite kazi ku mwanya mukuru w'igihugu. Buriya ntekereza ko buri wese agira option, kandi kuri nge option yanjye nabonaga ko umwanya nkwiye ku applyingaho n'umwanya w'umukuru w'igihugu, kubera ko ni intebe iri significative, ni intebe ihindura ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose iyo ugiriwe icyizere n'abaturage, kabone n'ubwo utagirirwa icyo cyizere. Ariko nge ndacyari muto, ndacyafite ibyiringiro ko no mu bindi bihe bizaza byibuze ntangiye gutya byaba ari step nziza kandi ishobora kumfasha kugera ku nzozi zanjye. Igishya ubuzima bwanjye, ndi umurezi maze imyaka irenga 13 mba muri secteur y'uburezi, mbana n'urubyiruko, mbana n'abana umunsi ku wundi. Ni ukuvuga igishya nta kindi ni ugukomeza kurema isura cyangwa se ishusho y'igihugu, ariko bihereye ku bene igihugu hasi. Nk'umuntu ubana nabo rero umunsi ku wundi, nk'umuntu ubaho mu buzima nk'ubwo umunsi ku wundi, ni byiza cyane kuba hari byinshi ushobora guhindura ndamutse ngiriye icyizere n'abaturarwanda. Urugendo rwo gushaka ibyangombwa nta kigeze kingora, kubera ko byanze bikunze igihugu cyacu cyateye imbere. Ushobora gukora muvoma amasaha 24 kuri 28, nta kigeze kingora. Nzanye imikono 617 ndumva, kandi ibyangombwa byinshi uretse amasinyatire, ibyangombwa byinshi hari serivisi zibitanga iyo nta miziro. Ntekereza uyu munsi naje gutanga ibyangombwa binyemerera kuba umukandida. Nindamuka ngize amahirwe nkemererwa, icyo kibazo uzakibika uzakimbaza nzagusubiza. Ikirango cyanjye kizajya ku rupapuro rw'itora ni intoki ebyiri zimeze gutya. Bivuze byinshi kuri nge, bivuze ko hariho n'amagambo avuga ngo give peace a chance. Ni ukuvuga tugerageze duhe amahoro dufite, dukomeze tuyahe amahirwe kugira ngo turebe ko zimwe mu nzozi yaba n'icyerekezo 2050 igihugu cyacu gifite zishobora kuba realize igihe twahaye amahirwe. Ariko ni iki cyagutinyuye?
Ibi ntaho bihuriye n'ubuhanzi kubera ko ubuhanzi ni secteur iri apart y'ubuzima bw'umuntu busanzwe bwa buri munsi. Ibi ni bijyanye n'ubuzima bw'igihugu bwite muri rusange. Umuhanzi apfa ari uko inganzo yapfuye, iteka ryose igihe mbonye inspiration ari yo ishobora gufasha kugira umusanzu itanga kuri communauté nyarwanda muri rusange, nakora text. Ukureba uko ugenda arabona yuko uri kuri limite y'imyaka yasabwaga kugira ngo ukiri mutoya, mu byo utekereza mu byo ushobora gukora, n'iki utekereza ku rubyiruko wenda niyo kandidatire yawe wenda yazatambuka ariko itanatambutse, n'iki wavuga cyakorwa urubyiruko cyane bari mu kigero nk'icyo cyane kibuze? Urubyiruko n'ubu nibyo nsanzwe nkora, nibyo mbamo, nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi, ni ukubigisha kuko igihugu cyacu nta source minerale cyangwa se ubukungu mu butaka buhambaye dufite ku buryo abenegihugu bose bashobora kwihaza, ariko nituramuka twigisha abenegihugu bacu bakaba eduke, igihugu cyacu kizatera imbere, ndetse n'ibyo twifuza kugeraho tuzabigeraho, cyane ko iyo usubije amaso inyuma amateka y'igihugu cyacu birivugira ubwabyo, ababohoye igihugu bakagishyira ku murongo bari bato batari gito. Natwe rero uyu munsi turi bato batari gito, bashobora gufatira mu ngata abo bose bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kugira ngo uyu munsi tubone igihugu cyacu gihagaze. Iyo umuntu akumvise yumva ko ushima aho igihugu kigeze n'abacubatse, uje guhangana nabo cyangwa ni ukwigaragaza? Sinzi impamvu dufite imyumvire yo kumva ko politike buri gihe ari uguhangana. First of all, twese turi abenegihugu. Kuba turi abenegihugu ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo dusenyere umugozi umwe kuruta ko twabaho duhangana. Ntabwo rero nge nta muntu n'umwe ndi muri competition nawe, nta muntu n'umwe ndimo guhangana nawe, ahubwo nge ndimo ndakabya inzozi zanjye kubera ko mbayeho mu buzima nifuje kubamo. Mbayeho mfite umutekano, ngenda amasaha 28, twigisha abana, turera abana, nta muntu baza ngo uro kwande so ninde so wanyu ninde. Umwana wese bakoherereje uramwedika ukamusora, kandi hari byinshi bigaragara. Ntekereza rero nta competition ndimo, ngenda umwene igihugu ushima Imana, ahubwo ushaka gufatira cyangwa se gutanga umusanzu kugira ngo ibyagezweho bikomeze bitazigera bisubira inyuma. Amatora ni competition, ariko competition buryo uri kumbazamo cyangwa uburyo ushaka kwitwaramo bimeze nka politique bananière zo mu myaka za 80. Turi muri 2024, isi yarahindutse, turi mu isi ikoresha technology, ikoranabuhanga muri rusange. Rero imyumvire iri bananière ikwiye kuvaho, hakaza imyumvire ivuga ngo let's do it, reka dukorere hamwe tureke igihugu cyatera imbere. Batubwira ko ubuhanzi bwawe gatoya kugira ngo nekereza ku bijyanye n'ubuhanzi, n'ubundi nkora umuziki ariko ujyanye no gutanga ama message, kwerekana bitagenda neza kugira ngo inzego zitandukanye zigira icyo zibikoraho. Nka album yanjye heruka ya kabiri ariko yitwa Intumwa za Rubanda, bampamagara abadepite n'abandi bari mu nzego zitandukanye, ko Intumwa ya Rubanda ntago ari bari muri parlement gusa. Intumwa ya Rubanda n'umwene gihugu wese uzi ko ari cyo ashobora gukora igihugu kigatera imbere. Mbahamagara rero ko bakwiye kuva aho bari mu ma office n'andi hatandukanye bakaza kuritera aho bibera, bagafasha abantu nkuko nk'itangazamakuru mu bikora.